Ndabasuhuje mbahe ikaze kuri Kigali Buy and Sell. Aha mpagaze ni Kibagabaga, ariko aha mpagaze nanone mpagaze ku rugo rwiza cyane mbazaniye. Ni za nzu zikodeshwa zirimo ibikoresho zimwe dukunda kwita fully furnished. Ni inzu nziza iri hano Kibagabaga kuri main road. Ushaka kuyikoreramo, ushaka kuyituramo, nta kibazo wagira kuko ni inzu nini cyane. Kuko tandukana no gutura muri bwa buzu butoya ngo ni bushyashya bufunganye, uze witurire ku nzu ifite jaride ingana gutya, ishobora kwakira abantu bageze nko muri 200, ikaba ufite ahantu waparika imodoka zigeze nko mu 10. Mu kanya ndaje mbereke parikingi ukuntu ingana, ariko ni inzu nziza ntuyibone imeze gutya. Ni inzu wakoreramo business, ni inzu waturamo, ni inzu waza wowe uvuye hanze uri mu diaspora ukaba wakituriramo. Dore kwa 12 kwageze, inzu zatangiye kuba ikibazo, ariko nahisemo kubagirira kuri iyi nzu ifite ibyumba 4 dushe, ifite ibyumba 5 plutôt, ifite ibyumba 5, amadushe 8, hanyuma ikaba ifite salon na salle à manger byiza binini, buri kintu cyose kirisanzuye. Iyi nzu tandukana na twa tuzu twari dutoya tutisanzuye. Iyi nzu ndayigutuye, reka mbanze nkwereke compound yayo na parikingi uko ingana. Ngira ngo n'abatindiye mumaze kubona ubwiza bwo hanze n'ubunini. Parikingi yakakira imodoka 10 cyangwa se 6 cyangwa se 7, uko ubishaka nyine, biterwa n'uko imodoka zawe zingana. Jaride yo yakakira abantu benshi cyane. Mu by'ukuri aha hantu hagucitse waba unyazwe ziheze. Urabona urubaraza dufite hano, ukuntu ari urubaraza runini cyane rwiza cyane. Urabona iyo uhereye ku makaro, jye nakunze ino nzu ukuntu ifite amasuku, irakeye, imeze neza. Ni ukuzana imyenda yawe uhita ukubitamo, ariko uru rubaraza rwicayemo apari ya saro ufite mu nzu ngiye kukwereka, waba wicaye ahantu heza cyane. Reka no kubatindira twinjirane aho duhura na saro nziza cyane, igiye irimo imitako, irimo intebe nziza cyane. Ni saro nakubwiye ngo ikintu ngomeza kukubwira, inzu irisanzuye. Nakubwiye ngo tandukana na za nzu usanga ari nko gusesera zegeranye. Iyi saro yakwicaramo abantu benshi cyane. Urabona ko ari saro nziza cyane, igiye irimo imitako, irimo intebe zakwiye nziza cyane. Tuza umuryango wawe neza hano hantu. Iyi nzu reka mbanze nkubwire, iyi nzu ikodeshwa amadolari 2,000. Urumva ko ari inzu idahenze. Ushobora no kuza ushaka kontara y'igihe kirekire, tukaba habaho discount ntoya wenda cyane, ariko inzu yo ni nziza kandi iri muri quartier nziza. Iyo ugeze hano rwose ku rwibutso ni munsi yarwo. Aha twakomeje, urabona ko dufite televiziyo nziza na TV stand yayo. Urabona ko ari ibintu byiza cyane bisobanutse. Itara riri aha ngaha ndarigutuye, ni itara ryiza kandi naryo ubona ko ribereye ayo mafaranga twari tumaze kuvuga. Aho rero ntabwo ndi buhatinde, twakomejanyije aho dusanga salle à manger nziza koko. Rebera wicaye aha ngaha na famiye yawe cyangwa se n'abashyitsi, muri kuri no table muri kwiyakira. Urabona ko hano hantu ni heza cyane, rifite utuntu twiza cyane. Itara ryo reka sinakubwira, ni ryiza cyane. Urabona ko ari itara rigezweho, imitako ni ya yindi. Nyamuneka iyi nzu ntigucike, dore byakomeye mu by'ukuri. Iyo nkubwiye ngo byakomeye ubyemere, ukwezi kwa 12 abantu benshi ndabizi bakuburiramo inzu. Ubwo ndimo kubwira aba diaspora bashobora kuba ari hanze y'igihugu, ariko hari n'abanyarwanda baba barakoze neza, cyangwa se abantu bishyize hamwe nka company bashobora gufata iyi nzu. Nabo ndabibabwiye, iyi nzu ntibacike. Reka dukomezanye twinjirane mu cyumba cy'igikoni. Ni igikoni ubona ko kitari open cyane na salle à manger, hari uburyo hariho urugi, ariko dufite igikoni cyiza nacyo gifite ububati bugiye bukoze muri za mbaho mukunda za ribuyu nziza cyane. Urabona ko washing machine irimo, harimo amasahani, buri kantu kose hano kagiye karimo. Wowe ni ukuzana n'imyenda yawe gusa uhita wapurika. Reba ino firigo dufite aha ngaha. Izi ni za firigo nini cyane ziba zifite imyanya 4. Urabona ko dufite firigo nziza cyane utabikamo ibintu ngo uzayirangize. Ndebera nawe firigo ingana gutya, nshyashya kandi. So reka no gutinda, mbanze mbereke. Hano dufite akantu k'akamagaze ushobora gushyiramo ibintu by'imiceri cyangwa iki, waba utanafite byinshi cyane. Hano urabona ko hari imeza waterera ipasi nta kibazo. Reka dukomezanye. Karibu rero mu cyumba cya mbere, aho dusanga bathroom yacu, akaba ariyo duheraho. Mu by'ukuri
iyi nzu nagiye nkubwira ko yisanzuye, ni inzu ugera muri dushe ukibaza nimba ari icyumba, mu by'ukuri bikakuyobera. Iyi ni dushe y'umushyitsi ashobora kuba yakoresha, warayemo aha ngaha, cyangwa se n'umushyitsi wasuye muri salo akaba yayikoresha. Twava aho ngaho tugahura n'ubudasa bw'ibikoresho. Mu by'ukuri hano dufite uburiri bushashe neza, njye nkunda n'ibintu by'umweru, buriya mu by'ukuri ibintu biba bigaragara ko ari umunyisuku. Urabona iyi kuvurori iri hano, ukareba isume, ibintu byose ni perfect. Utu ni utubati tubikamo izindi bedi kava zo kuba twahindura cyangwa iki, ariko urabona ko icyumba cyacu kiba cyujuje ibisabwa byose. Reka tuzamukane ku bindi byumba bisigaye hejuru. Aha twazamutse, aho tugeze hejuru tugiye gusanga ibyumba bigeze muri bine. Turahera aha ngaha rero dukomezanya na kameramani. Inzu yacu irisanzuye, yaba amakorodori yaba iki. Injiramo aha ubanyerekere, jye nakunze ukuntu bino bintu bigiye bishashe, biriho ibintu bifite amasuku. Buriya mu by'ukuri umuntu agiye kwishyura amadolari 2,000 bye, aba agomba kurara mu bintu by'amashuka asa neza kandi afite isuku. Twakomeje, hongeye kubereka ikindi cyumba cya kabiri hejuru, ubwo kikaba ari icyumba cya gatatu. Urabona ko ni desemu no hasi. Mu by'ukuri uyu muntu azi gutegura. Reka abantu bajye baca amafaranga ariko bafite ibintu byabo bateguye. Ndabizi neza ko utari uherutse kubona icyumba kirimo igitanda, kikagiramo gariderobe, kigasagura n'umwanya ungana gutya. Iyi nzu irisanzuye, ntabwo yagakwiye kugucika. Twakomeje, aho duhera kuri dushe ariko y'ibi byumba bikoresha dushe nziza ngari koko, irimo amakaro meza, ibirahuri, dushe na tuwarete. Ni ibintu byiza cyane. Urabona ko amazi ashyushye, arateguye, buri kantu kose ni ukuza wita wapurika. Aha rero mpagaze ngiye kubereka cya cyumba cya kane, ubwo ni icya gatatu uturutse hejuru, ariko uwakibagamo we yari yashatse kuhagira ofisi, igitanda gikuramo, ariko kirahari nacyo. Anytime uje ukayifata bakigusasiramo, ariko urabona ko dufitemo na control kamera. Urabona ibintu byose byo hanze ubirebera aha ngaha, urumva ko dufite inzu yujuje ibintu ibyo ari byo byose. Aha, karibu rero muri chambre principale. Ndabizi wari uyinyotewe. Ndebera igitanda, ndebera icyo bita ikosora. Mu by'ukuri wicaye aha ngaha wumva igitanda cyacu kiraneba. Wabibonye iki gitanda ndakigutuye. Mu by'ukuri buriya nyir'urugo nyine urumva aba agomba kuba ahantu heza cyane. Harimo akatanda gatoya k'umwana nyine agomba kuraramo, murakabona. Hakabamo ni vandarateri itanga umuyaga. Ariko monche, iki gitanda ntabwo ngene metero ko n'igitanda kimeze gutya, wagira ngo ni muri hoteli. Noneho tukajya hano ububati bwiza cyane. Iyi ni gariderobe iva ku gikuta cyo hirya ikaza ikagera aha ngaha. Nyamuneka kora subscribe. Mu by'ukuri mba niwe kuzana imari nziza. Amadolari 2,000 Kibagabaga n'ubundi akodesha inzu itarimo ibikoresho, ariko ngiyi ngiyi nayikuzaniye kandi ifite ibyumba 5. Twinjiranye muri dushe rero nziza cyane. Iyi dushe irimo tuwarete 2. Urumva ubwo baba barateganyije umuntu w'ubumuga cyangwa se n'umuntu udafite ububanye n'ubumuga. Aha ngaha twagira aho kogera, nakita nka jacuzzi ariko yubakiye, ushobora kujyamo ukaba waryama ukogeramo, cyangwa se ugafatiramo amafu. Aha ngaha tukagira miriwari nziza cyane, tukagira n'icyuma gishyushya amazi. Nabibabwiye hano hagomba kuba harimo amazi ashyushye, kuko izi nzu zikunda gufatwa n'abantu baturutse Canada cyangwa muri Amerika cyangwa hanze, kubera ubukonje bwaho nyine bakoresha amazi ashyushye. Usibye ko no mu Rwanda tumaze kubigira nk'umuco, iyo wubatse wisitara amazi ashyushye mu nzu yawe. Twakomeje rero, hano tuhafite urubaraza runini cyane rwenda kungana nka rooftop. Ni urubaraza rwiza runini. Jyewe iyi nzu nagiye nkunda ukuntu ikase. Ubundi muri iki gihe iyi nzu hakwiye kuba ibyumba 8, ariko ntabwo ari byiza. Reba iyo jaride, indebere ya parikingi, urebe ubwiza bw'inzu, aho bigufasha no kukwereka neighborhood inzu iteretsemo. Ni amakaburimbo gusa, nta hantu hamwe urumva ushobora guhurira n'umutekano muke cyangwa iki. Aha ngaha umutekano wawe wizewe, umuriro, amazi, buri kantu kose. Usubirayo wavuye muri iyi nzu wirahira uvuga ati n'ubutaha nzagaruka. Ndagushimiye rero twabanye, wafashe umwanya wawe ugakurikirana ino video. Mu by'ukuri tuvugije kuri iyo nimero iri kuri screen yawe, iri kuri WhatsApp, cyangwa se wanaduhamagara tukagufasha kugeza kuri iyi nzu. Ndakwibutsa ko igiciro cyayo ni $2,000, ndetse waba ushaka kontara y'igihe kirekire ukaba twanabiganiraho, akabaho discount. Ndabashimiye, amahoro y'Imana akomeze abane namwe.